twagize ubwoba urumva kumanika mu birere da ariko uzi kugira ngo imodokari zijye mu muhanda yanga kugenda ni ikibazo. ari nk'umuntu urumva atamushyira mu birere yihagaritse ku buryo bayiteruraga amapine akasigara hasi. abamasa nibo baberetse Guys, mbere yo gukomeza reka tumaze twamamaza umuterankunga mukuru w'ibiganiro byose tubagezaho. Nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose. Ahagana ku isa 12 n'igice z'umugoroba ndi mu gasantere kazwi nka Nyabugogo, hazwi nko kwa Mutangana, aho abaturage ari benshi ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye. Nta kindi bashungereye, baravuga ko ibyo babonye aragahoma munwa ngo kubera yuko imodoka ya polisi yafataga uwakoraga ubucuruzi bwo mu muhanda. Imodoka bari bamushyizemo kugira ngo bamutware yaje guhera hiri, hakiyambazwa abakarani ndetse n'abasore b'inkorokoro kugira ngo babe bayiterura ive mu muhanda, ngo dore ko haratangiye kugaragara ikibazo cy'ubucucike bw'imodoka nyinshi. Mu masa yarari kugera ari gucuruza inkweto, noneho bamuhagaritse arahagarara. Mu kumuhagarika niko guhita bamubwira ati shyira hasi izo nkweto, barazishyira hasi bamubwira ati zishyire mu modoka n'abapolisi, tuzishyire mu modoka, azishyira mu gihe bamushyize mu modoka yanga kugenda. Yanze kugenda niko kumukuramo, agiye nanone bagira ngo iragenda, inkweto bazisize mu modoka, agira ngo igende bongeye bakuyatsa yanga kwaka, niko kugenda nyine baza kumuhiga, aragaruka akubita urukweto ku ipine y'imodoka, bamusubiza ibyo iragenda. Nuko ngiye nabibonye. Ibintu mwabyakiriye muti? Wana byatubereye akumiro pe. Nukuvuga mwumiwe cyane rwose. Nawe ndi wabibonye? Tubwire nawe. Njye ukuntu nabibonye, imodoka ya polisi yamanutse hariya hepfo, irimo imanuka hariya hepfo, yari ifite umumasayi afite inkweto n'imikandara. Noneho arangije polisi itihagarara, havamo umupolisi umwe amukuramo, bamumanuye firiya nyine kuri burigade muri gare. Noneho bamaje kumukuramo bamuhereza ibintu bye, arangije abwira fani, njye nari imibereye gutya mu murongo aho imodoka bamuparitse n'indimo nambuka, abwira fani ariko nubwo ntwaye ntago imodoka yanyiva aha ngaha. Yabivuze mu Kinyarwanda urabyumva? Yabivugaga mu Giswahili. Mu Giswahili bakibwiwe n'iki kari byavuze? Nje kugira ngo numve ko ari byara yavuze nuko uwo bari kumwe yahise agira umujinya, arangije ahita amumanura amucurika, amumanura firiye. Noneho arangije bageze hariya hepfo, fanda agiye mu modoka ayitsimbuye yanga kugenda, maze ubundi tafosi zihita zivamo zari eshatu zirayisunika yanga kugenda. Yanze kugenda fande arongera arahamagara, arangije arababwira ati murekure uwo muntu ubundi imodoka ubundi ibone kugenda. Ubundi barangije bamaje kumurekura, hageze akubitaho urukweto, bamaje gukubitaho urukweto haje umukanishi agiye imodoka ikajya agenda yakitirimuka igeze ahangaha baratubwira ngo ntisunike tuyigeze ahangaha, turayisunika. Tumaje mwasunitse muri nk'abaturage bangahe? Twari abakarani benshi cyane n'abaturage bari barimo. Tumaje kuyisunika tita tugenda, ubundi umasaya arangije abwira fande mu Giswahili, abazi Giswahili niko bahise bavuga ngo kugira ngo aborohere ngo nuko bazajya bamuhama, ngo bazajya babaha amahoro nabo. twagize ubwoba kumanika mu birere da ariko uzi kugira ngo imodokari zijye mu muhanda yanga kugenda ni ikibazo. ari nk'umuntu urumva atamushyira mu birere yihagaritse ku buryo bayiteruraga amapine akasigara hasi, rasoro zikaba arizo zijya hejuru. uzabagabo bayiteruye twabibonye rwose ku mugaragaro cyane rwose. Ngewe n'ijambo baravuga ngo nibatabaha amahoro nabo ntibazayabaha. Ande bavuze gutyo? Abo Masayi bavuze ngo iki? ngo nibatabaha amahoro nabo nawe bazabaha. Ande bazabaha amahoro? Abo Masayi ngo bavuze ngo nibatabaha amahoro nabo nawe bazabaha. TV10 mu gasantere ka Nyabugogo, Ndindahiro Valence Papi.